yamaze kunezeza se. Uyu mwana aratangaje kandi ateye amatsiko, umwana uvugira ibikomeye benshi bagatungurwa. Yakoreye umurimo ahantu henshi cyane, mu nyanja no mu bikombe, mu midugudu myinshi. Nta bunenganezi yarafite mu murimo yakoraga. Ijambo rye ribyera kuko rirakomeye, ariko wemeye akaryakira muri we. Ntabwo azigera ahungabana n'imiyaga ya Satani, kuko rizaba ryarashinze imizi muri we. Ribyera kuko rirakomeye, ariko wemeye akaryakira muri we. Ntabwo azigera ahungabana n'imiyaga ya Satani, kuko rizaba ryarashinze imizi muri we. Ibuka jyana na se mu mirimo ya buri munsi, icyo yabwirwaga cyose yihutira kugikora. Yaranzwe n'umurava mwinshi, nta gitsure kimuriho. Yakuze ashimwa n'Imana n'abantu benshi cyane, kuko ijambo ry'Uwiteka ryose ryari muri we. Iryo ryamukomeje rimuha gutsinda. Ijambo rye ribyera kuko rirakomeye, ariko wemeye akaryakira muri we. Ntabwo azigera ahungabana n'imiyaga ya Satani, kuko rizaba ryarashinze imizi muri we. Ijambo rye ribyera kuko rirakomeye, ariko wemeye akaryakira muri we. Ntabwo azigera ahungabana n'imiyaga ya Satani, kuko rizaba ryarashinze imizi muri we. Reka twongere twibuke ibitangaza yakoze. Wibuka i Betaniya iwabo wa Lazaro, wari umaze iminsi 4 yose mu gituro. Yavuze ijambo rimwe, Lazaro ava mu gituro. Ababibonye bose batangazwa n'ibibaye. Ubu Yesu ntakimunanira, muze tumwisunge. Ijambo rye ribyera kuko rirakomeye, ariko wemeye akaryakira muri we. Ntabwo azigera ahungabana n'imiyaga ya Satani, kuko rizaba ryarashinze imizi muri we. Ijambo rye ribyera kuko rirakomeye, ariko wemeye akaryakira muri we. Ntabwo azigera ahungabana n'imiyaga ya Satani, kuko rizaba ryarashinze imizi